nebyiri mfana ni system ebyiri. Amakuru y'abantu muri iyi minsi mwarayumvise Your Excellency. Iby'imipira yo mu Rwanda ntabwo nabiherukaga, ariko numvise ko habayemo ibintu by'amakimbirane cyangwa nizere ko byarakemuye. Ndibuka mbivugana na Minisitiri wa Siporo, ariko numvaga inzira yabishyizemo isa nkaho igenda ibikemura, ariko ntabwo mperuka amakuru ya vuba aha ngaha. Naramwizeye, nizeye ko n'inzira imeze neza, ndizera ko byaba byarabonye igisubizo. Murabyemera iyo yatsinzwe? Nibyo ndabyemera nyine, kuko hari abandi ikipe zabo zitsindwa, hari nabwo biba binagaragaraga, nge mbibona no mu minota ya mbere mbibona ngo bagiye gutsindwa. Mubibona kuko ubona ukuntu bakina ukamenya uti abantu bari butsindwe. Ariko murawurangiza uwo mukino, mwamaze kubona ibimenyetso by'uko batari butsindwe? Ndawurangiza, nge ntabwo nabihunga, nta kibazo bintwaye. Muremera ikibazo uko kimeze, ntabwo njya mpunga ibibazo, ngewe nicyo kintunze. Ntabwo mpunga ibibazo. Mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo, umuntu akomeza ari inshuti, keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe. Ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha, aguma ari inshuti, namufasha ahubwo mbishoboye. Ntabwo nahunga umuntu inshuti cyangwa umuntu tuzeranye kubera ko agize ibyago. Ntabwo ariko bimera. So nabariya nabo ntabwo ari icyaha, ni amakosa gusa, ariko amakosa ntabwo ari icyaha. Icyaha hari amakosa, so bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari. Niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'abandi banyarwanda bayikunda ndetse no hirya no hino, burya rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mumaze kwandika abantu barasoma, twarabisomye. Reka mbabwire icyo abantu bavuze. Baravuze bati iyi kipe turariza umusaza nabi, ni nuko babita Your Excellency. Ati ikipe turariza umusaza nabi, kwikitabuze mu rutoki ari amakoma, yayiretse agashaka itsinda. Iyo nama murayikurikiza cyangwa murakomera ihitamo ryanyu? Ari ibintu bibiri njya kuyihitamo, kuba itimu nkunda n'iki. Hashize igihe kinini, bigomba kubirenza imyaka 30 cyangwa n'indi irenzeho. Icyo gihe yari itimu nyine kandi ifite amateka. Muri ariya matimu yose ni imwe mu za mbere, ariko banakinaga neza n'iki. Icyo gihe njya kuyifana, nkakunda abakinnyi bayirimo, nkakunda umukino wabo umeze n'iki. Hanyuma nyine biza muri ibi bihe by'ejo bundi. Iyindi ni iy'ejo bundi. Nayo mvuga nk'ibyo narebaga itagenda neza, nabyo mbivuga, ndetse nza kuvuga ntakwiye kugira igihinduka. Ntabwo nzi niba igihinduka ari abakinnyi, ari umutoza, ariko hagomba kugira igihinduka, kubera ko narebaga ubona batangiye, ubundi bajyaga baba mbere nyine iteka mu ba mbere bane. In fact babanje kujya bakina bashaka kuba ba mbere, bigeze aho kuba ba kabiri ntacyo byabatwaye, bigeze aho muri ba mbere bane nabo bigeze aho no mu ba mbere 10 bakaba babamo. Ureba ko bitagenda neza. So ntabwo rero iyo ukunda ikintu, ntabwo gusa kantu gato kaba bahera ko kuri jye. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yabyo, ashobora no kuvuga ati ibi ngibi nafanaga nakurikiranaga
ndashaka iriya. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu kuba yabikora, ariko ntabwo ariko meze. Niba ndahendahenda ndihangana najya n'inama aho bibaye ngombwa bishoboka, ariko ntabwo napfa kureka ikintu nakundaga kubera impamvu gusa ndahinduye kubera ko batsinzwe. Ni ikibazo, ariko ni ikibazo bakwiriye kugishakira umuti. Ntabwo rero wakumuhindura buri kintu gusa uko habaye akabazo ukagira utya, ahubwo ukemura ikibazo kugira ngo ushake uburyo ikibazo cyakemuka aho kugira ngo uhunge ikibazo. Ntabwo njya mpunga ibibazo, ngewe nicyo kintunze. Ntabwo mpunga ibibazo. Mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo, umuntu akomeza ari inshuti, keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe. Ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha, aguma ari inshuti, namufasha ahubwo mbishoboye. Ntabwo nahunga umuntu, inshuti cyangwa umuntu tuziranye kubera ko agize ibyago. Ntabwo ariko bimera. N'abariya nabo ntabwo ari icyaha, ni amakosa gusa, ariko amakosa ntabwo ari icyaha. Icyaha hari amakosa, bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari. Niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu. Ni ebyiri ubu mfana, ni siteme ebyiri. Mace ya zombi ibereye rimwe, mwareba iyihe? Nareba iyo maci nyine, najya mpindura ngo imwe nkayiha 50% n'indi 50%. Ariko mbonye ikora neza cyane, ikina neza, ufite umukino nayiha more time, nayiha igihe kirenze. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye. Murakoze nshuti, twari kumwe muri iki kiganiro kuri Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga za RBA. Turabashimiye ku bitekerezo mwatanze n'ibibazo mwabajije nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibindi aracyari kumwe namwe, aracyari kumwe natwe, ubwo twamwakiraga muri avuze ngo igihe cyose bizaba ari ngombwa mukankera nzaba mpari. Sinzi iryo sezerano niba rikiriho, Your Excellency. N'ejo bundi niba ngombwa muzantumire nzaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntabwo njya mpunga ibibazo, ngewe nicyo kintunze. Ntabwo mpunga ibibazo.